ibintu bira uri gutampureza najyanga ubwiye ngo numwuka mubi uba uri gutukururuka no mu miryango. Iyo utegera Imana ngo usenge cyangwa se kugira ngo wegere Yesu Kristo aze mu buzima bwawe abashe guca iyo migozi, najyanga ubwire ngira gukururukaho igakururukaho no mu bana bawe. Najyanga ubwire ngo nta kindi cyaguhesha amahoro uretse kuba wagana inzira ya Yesu Kristo. Nta bundi butabazi bwagukuraho iyo myuka mibi y'abadayimoni uretse Yesu, uretse amaraso ya Yesu. Nta kindi kintu cyagukuraho izo mbaraga Satani yakugabyo uretse kwegera Yesu ukinginga Imana hanyuma iyo migozi ikayica. Naho ubundi bitari ibyo uzasanga ubuzima bwawe warabuteje ingaruka zikomeye. Umubyeyi nzi abantu benshi cyane bagiye binjira mu iyo ngeso ugasanga dayimoni yamuroshyeho uwo mwuka w'ubusambanyi akabikora ari ibintu uzi ari butampureze, ariko ejo mu gitondo akabona ingaruka, urugo rwe rugahita rusenyuka mu minsi mike cyane. Ni ukuvuga ngo iyo winjije uwo mwuka mu rugo rwawe ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kubaka ngo rutere imbere, ntabwo ushobora gutera imbere guteza imbere urugo rwawe, nta nubwo abana bawe bazigera bata uwo mwuka, kuko nibagukurira mu izo ngeso bazakura n'ubundi babona ingeso ukora babone ko atari ingeso nziza, uwo mwuka ubabeho. Reka nkubwire akantu gato, nigeze kuganira n'umwana muto ariko umbwira ati naje kugira ikibazo naje kugira ikibazo mbyarwa n'umubyeyi. Uwo mubyeyi ni ukuvuga ngo arangije ata umugabo kubera ingaruka z'ubusambanyi, arangije aranjyana angejeje mu rugo akajya yinjiza abagabo. Ni ukuvuga ngo igihe kimwe cyaje azi yuko ari ibintu byoroshye, arangije kumwe abantu bavuga ngo ashobora kujya mu buraya akamara nk'igihe runaka adasama, arangije aja gusama, arangije abyara akana gatonya, arangije ako kana agera